Bakunzi ba Papa Réponse TV, reka twongere kubasuhuza uyu munsi. Reka tubagezeho inkuru idasanzwe, inkuru yakoze ku mitima ya benshi mu banyafurika ndetse n'abatuye ku isi muri rusange. Iyi nkuru turayisanga mu gihugu cya Tanzania, aho perezida wacyo w'icyo gihugu Samia Suluhu Hassan, uyu muperezida Samia Suluhu Hassan, aho yakoze igikorwa kidasanzwe, igikorwa cy'ingenzi cyakoze ku mitima myinshi y'abanyafurika, gikora ku mitima myinshi y'abatuye ku isi muri rusange, bagifite umutima wa kimuntu. Ndetse reka mvuge ngo wino zanditse ziraruha, ikaramu yanditse, reka rwose mu binyamakuru birimo birakorora, birimo birandika kuri iyi nkuru ku gikorwa kidasanzwe uyu muperezida wa Tanzania yakoze. Inkuru mu binyamakuru, inkuru yavuga ati perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yafashe icyemezo gitangaje cyo kurera umwana wari uwatawe akivuka. Nyamuneka mwumve iki kintu abantu bakurikira kuri iyi channel. Nge rero turi kumwe, reka nkomeze mbagerezeho update ku bijyanye n'iyi nkuru. Uyu mwana w'umukobwa wavutse, noneho amaze kuvuka bamusanze mu karere kitwa Nzega, aho yari yatawe akivuka. Noneho abaturage n'abayobozi bashinzwe umutekano bagerageje gukora iperereza ngo barebe ko hari uwaba afitanye isano n'uyu mwana cyangwa se waba umutaye. Umunyamuryango w'uyu mwana ntiyabashije kubona ikimenyetso na kimwe. Iyi nkuru iza kugera kuri perezida wa Tanzania, arangije afata icyemezo kidasanzwe kubwo gukorwa ku mutima. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan afata icyemezo cyo gufata uyu mwana amuhindurira amateka, arangije aramurera, amwita cyangwa se amuha izina ryitwa Grace Samia Suluhu Hassan, nk'ikimenyetso cy'urukundo n'ibyishimo, nk'ikimenyetso kigaragaza yuko urukundo afitiye uwo mwana ndetse n'ubufasha amuhaye. Yari yageneye uwo mwana ubufasha bwaturutse kuri uyu perezida wa Tanzania. Iyi nkuru n'iki gikorwa yakoze byaje gusakara, birangije bikora ku mitima y'abantu benshi mu batuye muri Afurika ndetse n'abatuye ku isi muri rusange. Ahangaha mu binyamakuru bakomeje kwandika bavuga ngo iki gikorwa cyatayeje ibyishimo byinshi ku baturage ba Tanzania ndetse no mu banyafurika benshi muri rusange. Bavuga ko ari urugero rwiza rw'ubuyobozi burangwa n'impuhwe. Ubutumwa perezida wa Tanzania nawe yaje kugenera abaturage batuye Tanzania, perezida Samia Suluhu Hassan yavuze aya magambo akurikira. Aravuga ngo perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ko abana bose bakwiriye kurindwa no gukundwa. Aya magambo tuyumve rwose, nta handi ushobora kuyasanga ni kuri uyu muyoboro wa Papa Réponse. Noneho na Mbonigaba Job. Nge rero nkabagezaho inkuru mu binyamakuru, kandi yasabye abantu kutajugunya abana, ahubwo bakabashyikiriza ubuyobozi cyangwa se bakabageza ku bigo bishinzwe gufasha abantu. Urumva ubutumwa nibwo yageneye abaturage batuye igihugu cya Tanzania nyuma y'iki gikorwa, kuko cyamukoze ku mutima nawe impuhwe ziraza za kibyeyi. Afata icyemezo cyo kurera uyu mwana ndetse amwita izina. Icyo twavuga, uru ni urugero rwiza rw'ababyeyi batanga icyitegererezo kizima. Abanyafurika babyumve, baba ari abakomeye n'aboroheje, urwego rw'isi rwose rubashe gufata icyitegererezo muri iki gihugu cya Tanzania, dore ko ariho hantu hambere havumbuwe ibisigazwa by'amagufwa y'abantu babayeho kera, babaye ku isi. Urumva ko hakiri umwimerere w'uburezi buzima. Uyu muperezida wa Tanzania rero Imana imuhe umugisha, kandi uyu mwana reka tumwifurize nawe kuzakura kugira ngo abemo umuntu udasanzwe kandi abemo umuntu ukomeye. Rero reka nongere kuvuga ngo twiyemeje kuba twabagezaho ibiganiro byiza bijyanye n'imiryango, bitanga urugero ku muryango muzima, umuryango wakagombye kuba ufite icyerekezo, haba ari abatoya n'abakuru. Uyu muperezida wa Tanzania yatweretse urugero rw'umubyeyi muzima, umubyeyi nyawe utareba inyungu z'umwana we gusa, ahubwo ureba n'abandi muri rusange. Ariko uyu mwana nawe ubwo ni ukuvuga ngo agiye guhabwa uburere buzima,
ndetse n'amashuri, buri kimwe cyose azabasha kukibona. Tugana ku musozo rero, reka natwe twibaze iki kibazo, cyangwa se ahangaha reka nongere nanjye mbabaze ikibazo mve ku nkuru mu binyamakuru. Wowe ubitekerezaho iki ku bijyanye n'iki gikorwa uyu muperezida wa Tanzania yakoze? Uratwandikira igitekerezo cyawe, uracyandika muri komantere, utubwire uko ubyumva, utubwire inyunganizi ushobora gushyiraho, ndetse n'inama watanga nawe bitewe n'aho uherereye. Kandi reka mvuga ngo ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo tubashe kubana, kandi wibuke gukanda no kunzogera kugira ngo ibiganiro bijye bikugeraho ku gihe, kugira ngo amakuru mashya y'ibibera ku isi ajye abasha kukugeraho kuri uyu muyoboro. Reka soze mvuga ngo ni ukuri mwakoze kubana natwe.